twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, iraduhamagaye kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 31 bisanzwe, tariki 5 Ugushyingo 2024, ng'amasomo ajya kuduha ubutumire bwa Nyagasani. Isomo rya mbere ryo mu Rwanda Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2:5 kugeza ku 11. Bavandimwe, nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo Yezu ubwe. Nubwo yari afite imibereho imwe n'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire yagaragaza ko ari umuntu. Nuko amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira, ageza aho gupfa, apfire ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 22. Yezu Kristo niwe Nyagasani, nibihesha Imana se ikuzo. Nyagasani, niwe nzaharira ibisingizo byanjye mu ikoraniro rigari. Imbere y'abagutinya, nzubahiriza amasezerano nakugiriye. Abakene bazarya maze bahage, abashakashaka Uhoraho bazamusingiza. Isi yose aho iva ikagera izabyibuka maze igarukira Uhoraho, imiryango yose n'amahanga imupfukamire, kuko ubwami ari ubw'Uhoraho, akaba ari we ugenga amahanga. Ruzamenyekanye Uhoraho mu bisekuruza bizaza, ruzamamaza ubutungane bwe, imbaga izavuka nyuma ruyitekerereze ibyo Uhoraho yakoze. Yezu Kristo niwe Nyagasani, nibihesha Imana se ikuzo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 14, umurongo wa 15 kugeza ku 24. Muri icyo gihe Yezu yari ku meza mu nzu y'umwe mu batware b'Abafarisayi. Umwe mu bo basangiraga ngo yumve amagambo ya Yezu, aramubwira ati, hahirwa uzemererwa gufungurira mu ngoma y'Imana. Nuko aramusubiza ati, umuntu yateguye ibirori bikomeye, maze atumira abantu benshi ngo basangire. Igihe cyo gufungura kigeze, yohereza umugaragu we kubwira abatumiwe ngo nimuze, byose byatunganye. Nuko bose batangira gushaka impamvu zo kubyangira. Uwa mbere aramubwira ati, naguze umurima ngomba kujya kuwureba, umbabarire ntundenganye. Undi nawe ati, naguze imasa 10 yo guhingisha, ubu ngiye kubigerageza, umbabarire ntundenganye. Naho undi ati, narongoye none simbonye ukonza. Umugaragu agarutse abitekereza shebuja. Nyirurugo arabisha, abwira umugaragu ati, ihute ujye mu materaniro no mu mayira y'umujyi, maze uzana abakene, ibirema, impumyi n'abacumbagira. Umugaragu agaruka avuga ati, shobuja, ibyo wategetse nabirangije, ariko haracyari umwanya. Nyirurugo abwira umugaragu ati, ongera ujye mu mayira yo mu cyaro no mu mihora, maze uhate abantu baze mu nzu yanjye bayuzure. Koko mbibabwire, nta n'umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nta n'umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, nimwishime munezerwe, kuko Nyagasani aducungura, Nyagasani araduhamagaye. Muri aka kanya tugiye gusanga Nyagasani kugira ngo adusanganire, dusangire nawe. Uze kurangiza uyu mwitozo wo kuzirikana, wibaza niba ujye gusangira na Yezu. Wibaza niba hari abavandimwe mujya musangira, cyane cyane abo baciye bugufi, ngo twabizirikanye gusangira n'abaciye bugufi. Kimwe mu kizakubwira mu rukiko, mu rubanza, umuntu uri guhuguza undi, umuntu uri kubeshya, umunyamafuti, n'ijambo bita la justification, so justifier. Akenshi abari kwiregura, akenshi abari kwisobanura, rimwe na rimwe gacurikiranya indahiro, abantu bakavuga bati ko kuriya niwo mwere. Nyamara no kwitonda, no kwitonda, no kwitonda. Muri aka kanya tujye kuzirikana ku birori cyangwa ubukwe. Ubukwe nk'ikimenyetso cy'ibyishimo. Turazirikana ku ngingo y'impamvu za nyiroreshwa dutanga tutitabira ibirori bya Nyagasani. Nyagasani aragutumiye, nanjye arantumiye.
utanze impamvu ki ituma utitabira ibirori bya nyagasani? Hari impamvu zitwa impamvu za nyirarureshwa, mu gifaransa barabyita ngo supretexte, zidafite aho zifatiye, z'amahugu, zo kwisobanura. Tongeye tuzirikanye ko uyu muntu yisobanura cyane ageraho agasobanya. Kubera iki? Kubeshya nyine. Impamvu z'amahugu, impamvu za nyirarureshwa. Ubukwe bwa ntama, ibirori nyagasana dutumiraho kugira ngo turye, tunywe, tubeho neza. Ibyo birori biraza kwerekeza ku isengesho, cyane cyane igitambo cy'ukarisiya, aho iyo tugihimbaje neza kiba kiri kutubimburira ibirori tuzagera mu ijuru, aho Imana izadutumira kuri wa muhamagaro rusange w'indunduro, kuko twaremewe twese kuzagera gute? Kuzajya mu ijuru. Nyagasana aragutumiye, nanjye arantumiye, ni ukureba impamvu uri gutanga muri ino minsi. Impamvu nta zindi, zirerekeza ku cyaha, ibyaha dukora turi kwanga kwitabira nyagasani, turi kwanga kwisukura. Ibyo byaha rero ni izo mpamvu za nyirarureshwa duhereza nyagasani, ati nyagasani simbashije kuboneka, ukaba wigiriye mu byawe. Amasomo aze kugufasha urebe ibintu uri kugereranya n'Imana, ibyo ushyira ku gipimo kimwe n'Imana. Hanyuma uze kongera urebe nanone ibintu wagize ibigirwamana bisimbura Imana iwawe. Ibyo byose ni impamvu za nyirarureshwa, birerekeza ku bigirwamana, ibyaha. Ibyo byose ukora uhereza Imana impamvu, ati nyagasani simbonetse ngo nsenge, nyagasani simbonetse kugira ngo nitabire ibirori byawe, simbonetse ngo njye mu misa, simbonetse ngo njye mu isengesho, simbonetse ngo mpure n'abavandimwe. Izo ni impamvu za nyirarureshwa zo kwanga kwitabira ibirori bya nyagasani. Twongere twibutse ibirori nyagasana dukorera ni ukugira ngo twishime, ni ukugira ngo umuntu amererwe neza, ni ukugira ngo umuntu ahirwe. Icyo ni Imana ishaka, kuko Imana ishaka amahirwe y'umuntu. Twongere twibukiranye none za nteruro za mutagatifu Irene wa Lyon, aho yavugaga ati la gloire de Dieu c'est l'homme vivant et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Ikuzo ry'Imana ni uko umuntu aba ari muzima, kandi ngo umuntu agira ubuzima ari uko abona Imana, la vie de Dieu. Isomo rya mbere harimo ubukwe. Ubukwe bingana incarnation, ijambo y'Imana wigize umuntu. Kubera iki ijambo y'Imana wigize umuntu? Kugira ngo azaducungure. Imana yohereje umwana wawe ku isi kugira ngo uwo mubano w'Imana n'abantu, Imana yunge ubumwe n'abantu. Mu gihe Imana ari intungane, umuntu akaba umunyabyaha, Imana igakora ibishoboka byose kugira ngo ize yunge n'uwo muntu umeze utyo. Nguko ukuza munsi kwa Yezu iri somo riri gutubwira. Jambo w'Imana wigize umuntu, Yezu wicishije bugufi akikonoza mu ikuzo, akaza munsi kugira ngo aze kwisanisha natwe. Ako kantu umubyeyi kwisanisha n'abantu, ngo ubu bukwe bw'Imana, Imana ishaka kugira ngo yisanishe natwe, le mariage de Dieu. Imana ikora ubukwe n'abantu mu mwana wayo Yezu Kristo. Iri somo Paul aratubwira icyo Imana yabishoboje, icyo Yezu Kristo yabishoboje, nta kindi, c'est l'humilité qui conduit à l'humiliation. Ngo nukwicisha bugufi kugeza ubwo yemeye guseba. Nawe ukuri iyo foto nyine yuko ari intungane, ukemera ugasanga waho ndi wanduye, kugira ngo ushake uburyo wamusukura. Nguko kwicisha bugufi kw'Imana. Bigatwerekeza nyine ku bukwe bw'Imana tugomba kwitabira tubanje kwisukura. Ngiye iki cya gitambo cy'ukarisiya, ngiye rya sengesho, aho duca bugufi kugira ngo duhure n'Imana. Tekereza nawe uje kureba abantu ariko bakaguhungeta. Abarwayi barabizi neza, ndetse n'abarwaza kwa muganga. Uzacunyaka akantu umubyeyi, uzi umuruho ukomeye cyane kubona uri umurwaza ukagaburira umurwayi ufite ivogonyo. Wamubwira ati akira ibiryo, akakuka nabi. Nta kintu kigora nko kurwaza umuntu ufite ivogonyo, uvuga nabi. Wajya kumuhereza ibiryo akabyanga, akagutuka akenda no kugukubita. Ibyo nibyo byabaye kuri Yezu Kristo. We aza twinye ngo dusangire nawe, ngo atugaburire, ariko twebwe tukajya tukamuhunga, tukamukubita, tukamuhungeta. Ibi biratwerekeza ku ivanjiri ya none. Yezu Kristo uri ku meza, bamwe bakifuza kugumana nawe, harahirwa usangira nawe. Ariko Yezu agiye kubacira umugani w'abantu badashaka gusangira nawe, w'abantu bitesha amahirwe, w'abantu bamuhunga, w'abantu banga ubukwe. Dore ko ubukwe nyine cyangwa ibirori ari uburyo Imana ishaka ko duherezamo ibyishimo, ishaka ko duhirwa. Aho Imana iduhendahenda, ariko twebwe tukagaragaza nk'aho duhenze.
igihe cyose turi gutanga impamvu za nyiroreshwa zo kwitabira ibiro bya nyagasani. Turumva muri ivanjiri Yezu ari ku meza y'umufarizayi w'umunyacyubahiro, akanaho guhatangira inyigisho nziza zijyana n'ubuzima, kubaho ko ari ukubana, kubaho ko ari ugusangira. Yezu rero akatuburira impamvu zishobora gutuma tutitabira ibirori bye, impamvu z'ibintu n'abantu zitubuza ubuntu bw'Imana. Dore ko gusangira ukarisiya yerekeza hehe? Ku buntu bw'Imana. Yezu yavuga ifunguro riba ryerekeza kuri ukarisiya, gusangira nawe ukarisiya, cya gitambo cya misa. Tekereza noneho Yezu aradutumiye ntituze. Icyo nicyo bita deception. Yezu yarazi ko agiye gutwakira reception, noneho wowe ntuze ntiwitabire. Iyo ni deception. Uko no kumutererana. Hari ngo ibimenyetso bibiri ngo bigaragaza umugabo wasuzuguye ubukwe undi yamutumiyemo. Ngo cyambere ashaka kuza yambaye agatisheti, agapira nako wasanga gacitse, kandi bishoboye ko aranafite n'amakoti akomeye, imikenyero, ariko kaza nyine Anthony neglige, yasuzugwe yapinze. Ngo cyakabiri asuzumira umugabo wasuzuguye ibirori by'undi, nuko ngo ashobora kohereza umwana cyangwa umugore. Yerekeza nyine abana batishoboye ku minywere cyangwa no ku mirire. Nuko rero akavunisha mugenzi we. Iyi vanjiri iratwerekeza nko ku bintu bine by'ingenzi. Iratwerekeza ku Bayisiraheli, Nyagasani yatumiye ku ikubitiro, ariko uwo muryango ukaza kwirara, ntiwitabire ibiro bya Nyagasani. None umukiro nyine wagenewe abanyamahanga, abanyabyaha, wowe nanjye turimo. Urerekeza nanone ku bafarisayo n'abigishamategeko, b'abantu bari ab'indani, b'abantu bigishaga, b'abantu bari abayoboke, ubuyoboke ku Mana. Ariko se nibo ba mbere bakiriye Yezu? Ahubwo se wavuze ko aribo ba mbere bagiye bamurwanya? Uyu mugani kandi urerekeza ku bakristo, babandi nanjye kuvuga badasiba misa, babandi b'indani, ariko imitima yabo iri kure Nyagasani, badasangira Nyagasani, kujya by'inyuma, ariko badashobora gusangira na Yezu imbere mu mutima. Ubugwaneza, impuhwe z'Imana, ibyo nyine bikaba byarabihishe. Uyu mugani kandi urerekeza ku ifunguro Nyagasani aduha, la cena domini, ku gitambo cya misa. Iyo dukora misa twibuka uwa kane mutagatifu Yezu ari budupfire, ya misa ya mbere. Bya birori Yezu adukorera, ikimenyetso cy'urukundo, bikerekeza nyine kuri ukarisiya duhabwa, dusangira na Yezu kugira ngo tubeho ibirori byo mu ijuru. Misa, ibirori. Dore ko misa, kujya mu misa ni nko kunyarukira akanya gato mu ijuru, ugahura n'Imana, ugasabana n'Imana, ugasangira n'Imana, hanyuma Nyagasani akabona kuguheraho ubutumwa. Ni kangahe ujya witabira misa? Reka tugaruke kuri misa y'icyumweru. Ni kangahe witabira misa y'icyumweru? La messe dominicale, misa y'Imana, aho Nyagasani adutumira ku meza la table de pécheurs convertis. Twebwe bari batatanye, abari kure y'Imana, abanyabyaha, Yezu akaza akaduhuriza hamwe ku meza ye kugira ngo dusangire nawe, tubeshweho nawe. Mubyeyi, muri aka kanya reka dukora umwitozo tuwukorere kuri misa y'icyumweru, uzi kwisuzuma niba iki cyaha kitajya kikugwaho ukaba wasiba misa y'icyumweru bitewe n'impamvu ufite, impamvu za nyirarureshwa. Ni itegeko misa y'icyumweru wa mubyeyi we. Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abakateshiste babiri, abigishaga gatigisimu babiri, ngo Yohani na Pawulo, ngo bari inshuti z'akadasohoka, bakundana, basangira, ari abanywanyi bakomeye. Nuko umunsi umwe kera kabaye bya bintu by'uko nyine kibatarara bushyitsi, kandi ngo hari abantu ngo ntihabura urunturuntu, ngo ntihabura kunuka urunturuntu. Yakiza kugera urunturuntu iza kwa Yohani na Pawulo, ubwo bapfaga amasambu, bishoboke ko bari bararengeranye, ntibongera kuvuga rumwe. Nuko Yohani bafata icyemezo cy'uko nta na rimwe azongera guhurira na Pawulo ku meza matagatifu, ku ifunguro ritagatifu, ndetse no mu kiliziya mu isengesho, mu misa. Ngo aho muri paruwasi yabo ngo habagamo misa ebyiri. Nuko Pawulo yaba yitabiriye misa ya mbere, Yohani akamucunga wakaza kwitabiriye ya kabiri. Ariko n'ubundi Yohani yagera ku muryango bakabisikana na Pawulo, umwe ari gusokondera kwinjira, n'ubundi akongera akamubona, kandi yaravuze ko atazongera gushaka kumubona. Nuko Yohani aza gufata icyemezo ko niyo misa ya kabiri atazongera kuyisubiramo, ahubwo ko agiye kujya byibuze
umunsi w'icyumweru akawusimuza ibikorwa by'urukundo, nuko afata ingamba ko azajya asura imfungwa, agasura abarwayi, agatembera, agakora ibikorwa by'urukundo kuri uwo munsi. Uzi ko misa yasohokaga yagiye muri ibyo bikorwa by'urukundo, yajya kubona n'ubundi akabona ba Pawulo nabo baraje nyine nka gurupe, baje gusura imfungwa, baje gusura abarwayi, barangije misa. Yohani nanone ntiyashyirwa ko ahuye na Pawulo avuye mu misa, ko bongeye guhura. Bigeraho n'ibikorwa by'urukundo nabyo arabireka, kwanga kuzongera guhura na Pawulo. Nuko ikindi gihe Yohani aravuga ati ko biri kose nk'umukateshise, nk'umuntu wigisha gatigisimo, ko biri kose nanjye sinabura uburyo mpimbaza mu icyumweru. Nuko Yohani ahungira ku mbuga nkoranyambaga online, naho yahagera agasanga na Yohani nawe ari muri aba gurupe, ari online, ari ku mbuga nkoranyambaga, neza neza bakongera bagahura. Yohani neza arabisha, yibaza icyo Pawulo ari kumushakaho, uburyo bahura. Yamuhungiye no ku mbuga nkoranyambaga, mu kirere yongeye hose, ariko ni hahandi bongeye guhura. Na n'ubu Yohani yakomeje kwibaza ahantu azahungira Pawulo kugira ngo ntibongere guhuza cyangwa ngo bahure. Bijoye cyo na n'ubu akiri gushaka andi mayeri yose yo gukwepa Pawulo kugira ngo ntibazongere guhura cyangwa bahuze. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Mu buzima buri wese agira impamvu zo gukwepa, zo kugenda ahunga. Rimwe ugahunga Imana, ubundi ugahunga mugenzi wawe. Reka muri aka kanya dukora umwitozo wo kwisuzuma, turebe uburyo tujya duhunga Imana ndetse n'abagenzi bacu, bigatuma ubukwe Nyagasani dutumiyemo tutabwitabira uko bikwiye. Uzi kwisuzuma niba utajya utsindwa. Icyambere, inama ya mbere umuhanga yigeze atanga, yaravuze ati, umva mubyeyi, mu Kristo umuvandimwe, nujyana n'ikibazo n'umuntu, ntugashake kubihora Imana, wajyanye n'ikibazo n'umuntu musengana. None kugira ngo ugikemure, ngo ntuzongera gusenga nawe, wose uri guhima nde? Ni nkaho nyine uri guhima Imana, kandi Imana ntushobora kuyihima. Ushobora kujyana na padiri uri gusoma misa, ukagira ikibazo n'umuyoboke w'Imana muhurira mu kiliziya, nuko ugafata icyemezo ko uzongera gusubira mu kiliziya, ukamera nka Yohani. Kandi bigoye nyine ko utabura guhura n'abavandimwe. Ahantu hose uzajya uhura n'abavandimwe, ahantu hose uzajya uzahura n'Imana. None uri kwirushya ushaka iki? Uhunga abantu, kwaho ngaho n'ubundi uzahungira, n'ubundi uzasanga y'abandi. Nujyana n'ikibazo n'umuntu, ntukagishyire ku Mana, ntugashake gukemura runtu. Ongerere abantu mwashwanye, ongerere abantu mutari guhuza, urebe ibyemezo byo ubafatira byo kubahunga. Impamvu za nyirarureshwa, uyu mukateshiste wasanga ari igihe padiri, wasanga ari umuyoboke w'Imana wari wazindukiye gusenga, ukaba hari umuntu ufitanye ikibazo, ugashaka kugicurira ku Mana, ugashaka gukwepa uruhare rwawe rubi, guhura ndetse no guhura n'abavandimwe. Isuzuma urebe niba utaratsindwa. Icya kabiri, turazirikana itegeko rya gatatu ry'Imana, urajya utunganya umunsi w'Imana, umunsi w'icyumweru. Ese we nturatsindwa? Umunsi w'icyumweru akaba ari w'umurimo w'imirimo, ukitwaza ukihisha inyuma y'ibikorwa by'urukundo, ati ku cyumweru niho njya gusura abarwayi, niho nsura imfungwa, niho nkora ibikorwa by'urukundo, niho mfura, niho njya gufurira abarwayi, abanyantege nke. Ku cyumweru niho ugera abashyitsi benshi, niho usura abandi. Vraiment amasaha abiri koko cyangwa n'imwe wamara mu rusengero, wamara mu kiliziya ku munsi w'Imana, niyo koko yakubuza gusura abashyitsi cyangwa kwakira abashyitsi? Wabikoze se nabyo byose bikajyamo ku Imana yacu ari nyampuwe, ko sabato yacu twizihiza icyumweru, ko n'ubundi Nyagasani adakagatiza? Icy'ingenzi ni ukubanza gusenga. Hari ubwo neza bita être généré dans les biens d'autrui, ushaka kwifashisha ibintu by'abandi kugira ngo ugire neza mu bintu by'abandi. Umunsi w'Imana, udusaha tw'Imana, nitwuri kugira gute? Ni kujya gusuramo abandi, nitwuri gukora mu bikorwa witwaje ngo n'iby'urukundo, yarangira ngo ni umunsi w'Imana da, ngo nawe guhimbaza umunsi w'Imana. Ku munsi w'Imana niho usanga abarwayi benshi babonetse, niho hari amasomo, za siporo, ibikorwa by'urukundo uri kwihisha inyuma. Yego ibyo byose ni byiza, ariko se nta buryo wabikora wabanje gusenga? Nta buryo ushobora no kubikora n'iryo sengesho ryo ku cyumweru ukarishyiramo iyo misa? Icya gatatu, ngiye gusoreza kuri communauté online. Iyi mirongo, izi za channel, ndetse ndaza no kugaruka no kuri buri munsi. Uzi ko hari umuntu ukubwira uti, bo ngiye ikoranabuhanga ryaraje, misa nzajya nyumvira kuri radio, kuri televiziyo, ikoranabuhanga online, ku macano hose ziba zihuzuye, nzajya nkumvira misa. Nuko ubwo buyobe bwose bugasakara hose. Ubwashize ikiganiro duheretse gutanga live, aho twatandukanyaga sacrament et sacramento.
hari icyo bita isakaramentu, y'amasakamento 7 duhabwa duhari, hari na sakroma dushobora guhabwa tudahari, wenda nanjye kuvuga tukazihirwa no mu kirere, cyangwa ntibigombere ko tuba tunahari, iyo nk'imigisha n'ibindi byinshi cyane. Ongera utekereze nawe uburyo abantu benshi nyine basigaye bashaka kumvira na misa, guhimbaza misa kuri izo mbuga nkoranyambaga, ariko atigera akandagira mu misa. Yohani, kubera iki? Ushobora kuba uri gukota mugenzi wawe, cyangwa kubera ubundebwe, cyangwa kubera ubuyobe ubuhakanye. Nabyo cyama hano ikibeho ati ubuyobe ubuhakanye n'ukwemera bizaza mu cyayenge. Imbuga nkoranyambaga za channel online ni imbuga nziza cyane zidufasha guhura n'Imana, ariko ndifuza ko zina mu ijambo rimwe ryitwa ni nk'imfasha nyigisho, ariko inyigisho nyeyo tuyibonera mu misa. Bantu rero dukurikira imbuga, tujye tuzikurikira mu bwenge, zidufashe nk'imfasha nyigisho. Ngeyo ndangije gutegura buri munsi, mba ngomba no guhimbaza byibuze misi imwe cyangwa 2, navuga nko ku cyumweru byibuze. Binyibutsa nabigakwibutsa ko izi mbuga dukurikirana twazifata mu rwego rw'ibimenyetso bito, naho ikimenyetso gikuru nyine n'iryo sakramentu uhibereye wese fizikoma uhari kuri roho no ku mubiri. Birumvikana biba bitewe nanone n'uburyo umeze, cyo bikora ntiburwaye. Hari igihe nyine bitagushobora kugera aho abandi bateranira, ariko se niba uri gutanga impamvu ati non online naho hakurikira Yezu a distance, nibyo nyine bigaragaza kuba kure ya Yezu. Ndagusaba rero ntube mu kwiza ubuyobe, izo mbuga uzikurikire ugiye gushaka Yezu, ntago zisimbura misa. Iyi buri munsi idufasha kugira ngo nk'imfashe inyigisho, hanyuma tukajya guhura na Yezu mu misa. Muntu ukurikira imbuga nkoranyambaga, misa kuri radio ndetse no ku mateleviziyo, ariko utinjira mu kiliziya, wagize ngo hari utandukanye na John udashaka guhura na Paulo. Kuri iyo foto nyine ya Yohana uri guhunga Paulo, kandi ari amazina amwe, Jean Paul, Yohani, Paulo, ni mwubaho ndabasuhuje. Uyu mwitozo uyu munsi gufasha urebe niba ntaho uri gukwepa, uri guhunga abavandimwe, uri guhunga n'Imana, ugatanga impamvu za nyiroreshwa kandi zidafite aho dushingiye. Ongera wirebe, Yesu aragutumye nanjye arantumiye kugira ngo duhure nawe, ubundi duhuze nawe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.